Mbahaye ikaze ku isheni y'Abanyarwanda bakunzi ba Benja TV, tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri showbiz, amakuru agezweho y'ubusesenguzi tuba twakoreye mu buryo bwimbitse. Tukaba tugiye kubaganiriza ku muhanzi bita Itayiwacu Bruce Melody, muramuzi cyane mu muziki nyarwanda hamwe na Mugisha Benjamin. Itayiwacu Bruce Melody yatangaje abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, yabwiye abakunzi be ko ari buze kujya live akaganira n'abakunzi be kuri TikTok, ku rubuga rwe rwa TikTok. Ibyo ngibyo umuhanzi Bruce Melody yabikoze, ntago byatinze abakunzi be baje kujyaho basanga n'undi ari live nawe yaje kujya. Umuhanzi Bruce Melody yakomoje ku bintu byinshi abakunzi be bakunze kugenda bamusaba, harimo kuba yakorana n'umuhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben indirimbo, cyangwa bakaba bahura ku rubyiniro mu gitaramo kimwe bari kuririmba kuri stage imwe. Mugisha Benjamin we ntacyo arabivuga, ariko uwabitangaje ni aka Bruce Melody, Itayiwacu. Bruce Melody yavuze yuko agiye gushyiramo imbaraga cyane akareba ko baba bakorana indirimbo, kandi ashaka ko yifuza yuko bakorera igitaramo muri Stade Amahoro, ngo byaba byiza kubona Stade Amahoro yujujwe n'abahanzi nyarwanda. Ibyo Bruce Melody yavuze yuko agiye gushyiramo imbaraga, akabwira uruhande rwe rukicara rukaba rwaganira n'uruhande rwa Mugisha Benjamin aka The Ben. Mugisha Benjamin ubu ngubu akaba yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ngo surprise muri Uganda. Abantu benshi bari biteze yuko ari bujya mu gitaramo cya Shiba, yuko icyo gihe yagereyeyo nibwo Shiba Karungi yari gukora igitaramo, ariko batunguwe no kuba babona yagiye mu gitaramo cy'uwo bita N4 cyabereye urwo cricket, murabizi, Mbarara Kampala. Icyo gitaramo akaba aricyo Ben yatunguranyemo agaragaramo, aririmbamo, asusurutsa abakunzi be, aririmba mu ndirimbo zitandukanye zagiye zimenyekana zabaye mega hit, murabizi. Mugisha Benjamin hari umunyamakuru bita Eme Rwanda Ikinege, muramuzi, ni umunyamakuru waharaniye yuko industry nyarwanda yatera imbere. Eme Rwanda yaje gutangaza atebya yivugira ati ngo ayo mafaranga Mugisha Benjamin wanze ari kuguha y'amashinji ku rubyiniro, ubutaha tuzajyana ari njye ujya uyafata. Ayo mafaranga Mugisha Benjamin ku rubyiniro hajeho umufana agiye kumuha amafaranga y'amashiringi arayanga, Mugisha Benjamin yanga kuyafata. Dukomeze ku nsanganyamatsiko yacu ya Bruce Melody, ariyo turiho. Ibyo yatangaje ku rubuga rwe rwa TikTok ari kuganira n'abakunzi be, yatangaje avuga ngo ati abakunzi banjye bakomeje kunsaba yuko nakora n'indirimbo na Mugisha Benjamin aka The Ben, tukaba twazahura no ku rubyiniro rumwe. Ubundi bamenyesha ko agiye gushyiramo imbaraga, bikaba twabikora vuba aha, tukicarana n'uruhande rwa Ben tukaruganira. Bikaba bishatse kuvuga iki rero? Bikaba bishatse kuvuga yuko nimutungurwa no kuba mwabona yuko indirimbo ya Mugisha Benjamin na Bruce Melody yasohoka mu gihe kiri imbere. Ntabwo bari babitangaza, yavuze yuko agiye kuba yakicarana na ruhande rwa The Ben, bakaba baganira kuri uwo mushinga, bakaba banapanga no kuzakora igitaramo muri Stade Amahoro, ngo byaba byiza kubona Stade Amahoro yujujwe n'abahanzi nyarwanda. Bitewe n'ishema byo kubona yuko Stade Amahoro yaba yujujwe n'abahanzi nyarwanda, bikaba byiza yuko babona abana b'abanyarwanda bafite ubufatanye nyine bagakorana, bityo bigakomeza kugenda bituma industry nyarwanda yaguka, bagenda bakorana mu mikoranire itandukanye y'umushinga, y'indirimbo, y'ibikorwa bitandukanye nk'ibitaramo, gukorana ibitaramo, kugenda baririmba ahantu hatandukanye. Gukora subscribe, comment, share, mutugezeho ibitekerezo by'ibyo mushaka tubagezaho, ubusesenguzi twabakorera, tukabasesengurira ibyo rero. Mwebwe murabona umuhanzi The Ben na Bruce Melody
birakunda bakaba bakorana iyo ndirimbo tuyite gute? Turitega yuko ari indirimbo iraza kuba imeze ute? Ni indirimbo iraba ari nziza iri hiti nk'uko tubabona ari abahanzi bakomeye mu Rwanda, cyangwa bari budupfunyikire ari ibintu biri aho? Abahanzi bakomeye nyarwanda kandi bagize uruhare runini gutuma industry nyarwanda ikomeza kugera itera imbere, kuko yuko The Ben yakoranye na Diamond na Bruce Melody nawe akaba afite indirimbo na Diamond ariko nubwo itari yasohoka, ko ari ibintu byaba ari byiza, byaba bigaragara neza biramutse bikunze yuko Ben Mugisha aka The Ben yakorana indirimbo na Bruce Melody, byaba ari ibintu byiza ku industry nyarwanda, byatuma bikomeza kugera byubaka ubufatanye n'icyizere cyo kubaka umugozi umwe. Gusa mbabwije ukuri ikiriho ni uko Bruce Melody icyo yashakaga kuganira n'abafana, murabizi neza yuko Bruce Melody ari umuntu ukunda kuzamukira kuri Ben inshuro nyinshi kugira abe yashyira ikintu hanze, yadoropinga ikintu hanze, akunda kuba kuri Ben cyangwa kugira ngo abone uko avugwa cyane muri iyo minsi, agomba kuba yavuga kuri Ben. Rero uko impamvu tuba tubakorera ubusesenguzi ni uko Bruce Melody icyo yashakaga kuganira n'abafana, kandi ibyo yabashubije ngo yababariye yago pondati ngo ibyo gukorana indirimbo na Ben nibyo abafana bamubazaga, kandi ntabwo yari kwanga kubibasubiza, kandi aricyo cyatumye ashaka kuganira nabo. Bityo rero Bruce Melody ibyo yavugaga ni uko abantu benshi ntabwo bamubazaga ingingo nyamukuru cyangwa icyatumye ajya, ahubwo bamubazaga ibyo bashaka kubona mu mboni zabo cyangwa bashaka kumva. Ibyo rero yabasubije agira ati ngashaka gukorana indirimbo na Ben. Ariko se mwe murabizi saga zagiye zibaho bivugwa yuko Bruce Melody buri gihe cyose yashaka gukora ikintu azamukira kuri Ben, namwe mujya mubibona. Yashaka gukora kugira ngo akomeze avugwe mu bitangazamakuru, kuri social media, kuri platform zose. Bruce Melody wasanga ashaka gusohora indirimbo cyangwa ashaka gusohora indirimbo bakoranye na Diamond, uko biriya by'indirimbo ya Shine Boss tuzi irengero ryayo, ariko n'iyi ndirimbo ya Diamond ari guhora akora inkuru. Ino ndirimbo ishobora kuzasohoka nta matsiko bakiyifitiye, kubera yuko ino ndirimbo imaze igihe kinini bahora bayivugaho bayibabaza, nabo bagasohora indirimbo bakavuga ngo nta mega hit ziri hanze hari ubukene bwa mega hit, kandi babona yuko bafite indirimbo, bafite album. Yagiye kuri TikTok ku mbuga ze ntiyagana kuri album yiwe, kandi album yiwe ni album igizwe n'indirimbo nyinshi cyane, indirimbo 19 ni nyinshi cyane, kuko album yiwe yatangaje yuko indirimbo bita Roza n'indirimbo yakoranye na Bulldog yuko atazayikorera amashusho izo ndirimbo. Izindi zo album yasoheje ubundi ni album b'amezi 3 gusa, kandi abandi baziha amezi 2, imyaka 2 bakaba bakiri kuzikoraho kugira ngo bazipromote. Gusa Bruce Melody yashaka kwikorera inkuru nk'ibisanzwe n'ubundi yayikoze. Bruce Melody yashaka kwiganira n'abafana n'ibisanzwe n'ubundi yabikoze. Naho ibyo yavuze byo ntabwo ari ibintu wakitega yuko azakorana na Ben. Byaba ari na byiza, ariko si ibintu wakitega yuko byaba hafi. Naho Mugisha Benjamin aka The Ben akaba ashobora guhagurukira muri Uganda ajya UK gutaramirayo muri London. Murabizi ko afite igitaramo kuri 29 z'uku kwa munani azakorera yo cya Plenty Love Tour. Igitaramo byinshi bamaze igihe kinini agenda atarama, aririmba amenyekanisha album ye yise Plenty Love. Murabizi yuko yanateguje The New Groove ya kabiri part 2. Murabizi yuko iya mbere yabaye successful, byanatumye na Diamond yumva ko ashaka kuza muri icyo gitaramo cya The New Groove, kuko ibyo yabonye yanze kuza kwitabira bitewe n'uko management yiwe yamuciye amafaranga bikarangira ataje. Rero Bruce The Ben Diamond yaramubwiye yuko yahombye kuba ataraje, nawe atabishakaga, kuko ni inshuti ya The Ben Diamond Platnumz.
naho Mugisha Benjamin akomeje kugenda yitegura nawe biriya Bruce Melody ni ukugira muzamukira ko ari inkuru nyine muri iyo minsi akomeza avuga ko arabona Mugisha Benjamin aka The Ben arimo aravugwa cyane kandi Bruce Melody ntabwo arimo aravugwa cyane kuko ikintu kiri kuvugwa cyane ni inzu ya Kigali Universe bitewe n'ibitaramo iri kwakira imikino iterana amakofi murabizi ko ariyo yari kuberamo muri weekend. Mukomeze kugira ibihe byiza mwuko gukora subscribe kuri Benja TV. Ciao ciao. Akagaruka ikiganiro cyacu kuri Benja TV cy'ubusesenguzi bwa showbiz nyarwanda. Tubagereho tukabasesengura amakuru y'imyidagaduro abagezweho. Murakoze. Ciao ciao.